Muraho neza, twongeye kubaha ikaze aho muherereye hose. Nizere ko mumeze neza. Ubu rero twagarutse kugira ngo twiganirire. Ariko mbere y'uko tugira icyo tuvugaho, ndagira ngo nshimire abantu bakomeje kutwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi, ikiganiro cyose dushyizeho bagahita bakireba ndetse by'umwihariko bagatanga na comment. Abo bantu rwose batuma twumva ko ibyo turi gukora tutari gukorera ubusa. Turabashimiye cyane rero, Imana ikomeze ibahe umugisha. Ubu rero tugiye kuganira n'ubundi mu kwihangira umurimo. Ushobora kwibaza ati kubera iki usigaye wibanda cyane cyane mu kwihangira umurimo? Nuko nta gisa nabyo kwihangira umurimo. Kuko ni ibintu biguha umutuzo, biguha umutekano muri wowe, kandi bikaguha inyungu irenze iyo wagira uri gukorera abandi. Nubwo abenshi batangira bakorera abandi, ariko amaherezo iyo wamaze kumenya ubwiza cyangwa se akamaro ko kwikorera, niho usanga nabo bajya gushinga imirimo yabo. Nuko baba barabonye ko kwikorera nta gisa nabyo. Uyu munsi rero ndagira ngo twiganirire ku buryo ushobora guhanga umurimo n'iyo waba ubona bigoye. Ushobora kwibaza uti ese kuki wajya kwihangira umurimo kandi bigoye? Ibintu bishobora kuba bigoye ariko bizatanga umusaruro. Icy'ingenzi ni uko wowe ureba icyo uzavanamo. Kandi ushobora kubona ikintu kigoye mu ntangiriro, ariko wamara kucyubaka ugasanga kibaye ikintu kibyara umusaruro nubwo watangiye ubona bigoye. None se ni gute watangira uwo mushinga kandi ubona bigoye? Aha rero tugiye kureba inama zagufasha gutangira uwo mushinga cyangwa se gutangira kwikorera nubwo byaba bigoye. Inama ya mbere ni ugutinyuka ugashyira mu bikorwa cya gitekerezo ufite cy'uko wakwikorera. Abantu benshi usanga baba bakora akazi gasanzwe, baba bakorera abandi, akumva buri gihe ashaka kwikorera, ariko agatinya, agahorana impungenge ngo se nindeka kano kazi kampembaga buri kwezi nkajya kwikorera, nagirayo ntibicemo nk'uko mbishaka, kandi na ka kazi namaze kukarekura. Icyo gihe rero ntabwo burya waba uzi gufata risiki. Ugomba gufata risiki kugira ngo urebe nyine ko ibintu byashoboka. Kandi akenshi iyo ibintu wabiteguye neza ntabwo birangira nabi, birangira neza. Ikibi ni uguhubukira kujya gukora ikintu utatekerejeho, cyangwa se ukajya gukora ikintu udafitiyeho amakuru, cyangwa se ukajya gukora ikintu kubera ko ubona abandi bari kugikora. Ibyo byo rwose ushobora kugera mu mushinga hagati bikakunanira, ko ntabwo wabitekerejeho. Igitekerezo cyawe wagize, gitekerezeho neza, urebe uburyo cyashyirwa mu bikorwa, urebe buri detaye yose, ku buryo wa munsi uzafata icyemezo nta kindi kizakugora. Indi nama umuntu yagirwa ni ukwanga agasuzuguro. Nubwo abakoresha benshi badasuzugura, ariko harimo abasuzugura abakozi babo. Akumva yuko kuba uri muri ako kazi ari favera kugiriye. Ni favere gute se kandi umukorera akaguhemba? Kuko ntabwo yaguhemba ka kazi utagakoze. Hari uwumva rero ko kubera ko nyine ari we mukoresha wawe, akumva nta kintu umaze, akagusuzugura. Igihe uzarambirwa ka gasuzuguro umukoresha wawe agusuzugura, bizagutera imbaraga zo kugira icyo wakwikorera, kandi bikaguha umusaruro urenze wa wundi wari ufite hariya. Noneho muri iki gihe ho usanga abakoresha benshi niba ari uko bishyizemo ko n'akazi kabuze, ugasanga aragufata nk'uko yishakiye, kuko aba azi neza ko nakwirukana utari bubona akandi kazi, akabyitwaza.
ubwo se ngo yavanga hasi akajya gukora hehe, ngo yabona kandi kazi, ukagira ngo diplome yawe niyo gukora hahandi gusa. Reka tujye twanga agasuzuguro k'abakoresha, ahubwo biturememo icyizere n'imbaraga zo kujya kwikorera ibyacu, kugira ngo za mbaraga n'ubundi twatangaga hahandi tujye kuzitanga mu byacu, hanyuma umusaruro uzavamo rwose uzagushimisha. Ikindi cyagufasha kugira icyo ukora ni ukwizera iterambere ry'icyo kintu ugiye gukora. Ntuzatekereze kujya gukora ikintu ngo wowe ubwawe utangire kuvuga ngo ese bizashoboka, ese nzabishobora, ese ibi n'ibi n'ibi. Wowe niba utabyizeye wumva ari nde uzakwizera? Niba ugiye gukora ikintu, tuvuge urugero, ugiye guha abantu serivisi, ukumva nta cyizere wifitiye, ese wibwira ko babandi bazaza bakugana bo bazakugirira icyizere? Wowe ubwawe ni wowe ugomba kugira ute? Kwigirira icyizere cy'ibyo ugiye gukora. Ikindi ni ukubyaza umusaruro amahirwe. Ahangaha ushobora kuvuga ngo ese ndabyaza umusaruro amahirwe gute? Hari igihe ntabwo abantu benshi bakunze kugira amahirwe. Abanyarwanda bo baranakubwira ngo amahirwe aza rimwe mu buzima, ariko ibyo ntabwo mbizi neza niba ariko biba bimeze, ariko numva ko ariko bavuga. Ariko tugendeye kuri iryo jambo ngo amahirwe aza rimwe mu buzima, niba ugize amahirwe ukaba ubonye uburyo ujya kwikorera, shyiramo imbaraga zose kugira ngo utazasubira inyuma na hahandi wavuye, noneho bagusuzuguraga bakagusuzugura byikubye. Bagiye batangira bavuga ngo ubundi se yagenderaga iki, twe tuzi ko atazabishobora, yavaga hase azi ko ahandi agiye bizacamo, ngo yarihuse, ngo yagize gute. Oya, wowe niba ubonye amahirwe yabyaza umusaruro, ibindi rwose bizizana. Ikindi cyagufasha kwihangira umurimo kandi bikagufasha mu buzima ni ukutaba imbata y'igihe. Kutaba imbata y'igihe, iki kintu gikunda kutubera imbogamizi turi benshi, kandi ari cyo cyakagombye kutubera imbarutso yo kugera kuri byinshi. Abantu benshi ntabwo bazi ko guta umwanya w'igihe nyine uba wawutaye kandi utari bugaruke. Ukumva ndagera mu kazi saa 4 saa 5 kubera ngo ndikorera, ntawe uri bumbaze raporo, ntawe uri bumbwire ngo wakerewe. Ariko mu by'ukuri aho ngaho uri gukora amakosa uzicuza kandi atazagaruka. Kora ibintu ku gihe kandi umenye gukora ibintu mu gihe cyabyo. Wivangavanga ibintu ngo ikintu wari gukora ku wa mbere ugishyire ku wa kane kandi cyakagombye gukorwa ku wa mbere. Ugiye wiha igihe cyo kuvata iki kibanziriza iki kikabanziriza iki, byagufasha kuva mu kajagari, byagufasha gukorera mu kavuyo, no mu mutwe uba wumva usobanutse, atari kugera mu kazi ngo ari butangira kuvuga ngo ndakora iki. Wakagombye kugera mu kazi utangira akazi, aho kugera mu kazi utangira gupanga uburyo ugiye gukora akazi. Iki rero ni cya gihe umuntu aba atafashe neza. Niba ugomba gukora ibintu bikore neza, menya igihe cyo gukora akazi, umenye igihe cyo kuruhuka, umenye igihe cyo kuryama, umenye igihe cyo kubyuka. Iyo hagize kimwe muri byo gipfa, n'ibindi byose birapfa. Ni urugero, ushobora gutinda kuryama. Nutinda kuryama uratinda kubyuka. Nutinda kubyuka urakererwa akazi. Urumva rya kosa wakoze rimwe ryo gutinda kuryama ryafekse ibintu byinshi icyarimwe. Rero kugira ngo ubone umusaruro ushaka, ujye wita ku gihe, kuko igihe rwose ntabwo kigaruka. Iyo wataye igihe ntabwo kigaruka. Igihe rero witegura kuba wakwihangira umurimo,
Ntekereza ko izi nama ziri muri zimwe zagufasha kugira ngo utangire kwikorera kandi uri kuri gahunda, wumve ko nta kibazo wazagira. Ariko ntabwo arizo zonyine, nuko arizo njye nari nahisemo kugira ngo tuziganireho. Hari nyinshi uko tuzajya tubona umwanya tugenda tubiganiraho, twungurana ibitekerezo, twungurana inama kugira ngo dukomeze kwiteza imbere. Kandi mu by'ukuri nk'uko natangiye mbivuga, kwikorera ni byiza cyane. Kwikorera nta gisa nabyo. Kwikorera bitanga umutuzo, kwikorera bitanga stabilite. Ni hantu uvuga ngo ntabwo ndi bubyuke ngo ngere ku kazi nsange boss yarakaye anyirukane. Oya, wowe uba ufite umutuzo muri wowe. Reka rero duharanire kwikorera kuko nta gisa nabyo. Murakoze cyane.